Uyu munsi reka ntangire mbabwira ukuri benshi nzi ko mudakunda kumva. Buriya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ndetse na AI ubwabyo ntibitanga amafaranga. Ahubwo ni ibikoresho abahanga bakoresha kugira ngo binjize amafaranga. Ni nayo mpamvu bamwe batangiraho serivisi zitandukanye hanyuma abandi bagakoresha izo AI cyangwa izo mbuga nkoranyambaga mu gukemura ibibazo biri muri sosiyete bityo bakinjiza amafaranga. Mu bihe byatambutse izi mbuga nkoranyambaga zafatwaga nk'ahantu ho kwishimishiriza ndetse abenshi twazifataga nk'ahari n'iz'abana. Ni naho twajyaga tubona baravaneri kuri TikTok tukagira ngo nabasazi. Hari n'abandi nawe uzi utambwiye ariko wabonaga nko kuri TikTok ukavuga uti sha aba bana n'imburamukoro. Ndetse ho AI yaje kuzira nayo yatangiye twumva ari iy'abahanga mu ikoranabuhanga, akaba ari bo baba bagenewe gukoresha iyo AI. Gusa byose uko iminsi ishira tugenda tubona ko twibeshye, tugenda tubona ko ari ibya buri umwe, ndetse bamwe muri twebwe batambutse baturengeje intambwe bakabikoresha mu buryo bukwiriye, biza kurangira tubonye ko natwe twabishobora ariko baramaze kudusiga, basigaye barabigize akazi, binjirizaho ndetse banakoreraho brand zabo bagahindura n'ubuzima bwabo. Uyu munsi rero ndagira ngo nganire n'urubyiruko cyangwa bato n'abakuru ba hano mu Rwanda bagikomeje kugira agashashi ku maso kariho gatuma batareba imbere. Ese wowe iyo urebye ukabona inzego nkuru za leta ndetse n'igihugu biriho bishora amafaranga menshi muri AI no mu mbuga nkoranyambaga, aribwo ubyuka ugasanga Rwanda National Police yakoze video mpuzamahanga, icyo twavuga yakoresheje igitente cyangwa abapolisi bakitinga, ukavuga uti wow, iyi video iraryoshye kuyireba. Wabyuka ugasanga Meteo Rwanda yashyize video kuri YouTube yakubise ibihumbi byinshi bya views. Wabyuka ugasanga Presidency cyangwa se ibiro bya Perezida wa Repubulika biratanga amatangazo bicishije ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se ugasanga umukuru w'igihugu cyacu rwose ari mu bantu bafite video navuga ngo ziriho zisa neza, ababishinzwe bapostingira ku gihe, mbese uruzinduko yagize turukurikirana 5 kuri 5. Aho ni ku ruhande rw'igihugu. Noneho mu ishoramari ugasanga igihugu cyashoye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira ngo u Rwanda rube igicumbi cyangwa se isoko y'ikoranabuhanga muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu isi muri rusange. Akaza ari n'amahirwe akomeye cyane yuko umuyobozi wacu w'igihugu ari umukunzi ndetse n'umukuru w'ikoranabuhanga, mwamenye ko banamutoreye kuyobora AI mu gice runaka yatorewe. Rero ibi byose impamvu bivuze mu ntangiriro ni ukugira ngo mbaganirize ku bintu 4 cyangwa 5 nk'urubyiruko, nk'umuturarwanda ukwiriye kuba ufite mu mutwe wawe uyu munsi kugira ngo ushobore kuba mu isi y'uyu munsi turimo, aho kugira ngo AI izagukoreshe cyangwa ube mu bantu bavuga ngo izatwara abantu akazi, ahubwo wowe uzashobore gukoresha AI ndetse n'izi mbuga nkoranyambaga, hanyuma aho kugira ngo bigusigure umushomeri, ahubwo ube mu bantu babikoresha nk'akazi ka buri munsi kandi bitume ujyana n'ikoranabuhanga ry'igihugu. Njyewe rero mugiye kuganira nitwa Gatari Fred, nihebeye ikoranabuhanga, maze imyaka irenga 3 ibi bintu mbikoraho ndetse buri munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano tuguhaye ikaze wisanzure. Igitekerezo kiri positive turacyakira muri comment ndetse yari ikibazo turagisubiza. Rero icara tuze tuganira akantu ku kana. Mbibutse ko tuba turi kumwe na icyanzu.com igenewe gufasha aba content creators gusa. Nukuvuga ngo nimba ukeneye mikrofone nk'iyi ngiyi ubona kano nambaye zirahari mu cyanzu.com. Ukuvuga wowe uratekereza content ariko nibigera ku gikoresho umpamagaye. Niba ukeneye mikrofone nini nk'izi ngizi umuntu akoresha ibiganiro nazo zirahari. Niba ukeneye itara rero nk'iri ngiri ubona ndiho nkoresha ryakesheje video yanjye, mbibutsa ko ndiho nkoresha telefone, naryo rirahari n'iri ngiri. Niba ukeneye rero stand igufasha telefone yawe ntititire muri content yose waba ukora, nayo ngiye. Niba ukeneye mikrofone zimwe bakoresha bakina filime, nazo ngizi. Si ibyo gusa kuko n'amamashini arahari kugira ngo ushobore kweditinga video zawe. Vuba turabazanira na telefone. Mbibutse ko twimukiye imbere ya City Tower duteganye neza na Samsung 250. Ukigera imbere ya Samsung 250, Tecno, Infinix ugahagarara gutya. Jya ureba hakurya y'umuhanda hano hari icyapa kinini cyanditseho icyanzu.com cy'umuhondo. Aho ngaho rero si ngombwa ngo unahagere utabishoboye, aho uherereye hose, haba mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Uganda, ahariho hose waba uri, twandikire kuri WhatsApp cyangwa ujye kuri website yacu ni y3.icyanzu.com, hanyuma wodering igikoresho ushaka.
kirakugeraho, abo twoherereje badutangira ubuhamya muri content. Ibyo tubereka ni nabyo bibageraho. Hamwe na icyanzu.com wetekereza content, ubundi ibikoresho uhamagare 0788 42 12 32, ubundi icyo nacyo gikemuke. Imyumvire n'imyitwarire ukwiriye kugira nk'urubyiruko cyangwa nk'umujene muri iyi myaka turimo ndetse no muri iri terambere ryihuta cyane, ni ukumenya ko ibyari iby'agaciro mbere atari byo bikiri iby'agaciro uyu munsi. Mbere twari tuzi ko televiziyo ari cyo gikoresho twakiriraho amakuru agaragara mu buryo bwihuse kandi bwizewe, ndetse twari tuzi ko radiyo rwose ari igikoresho kitugererayo, kikaba ari isoko y'amakuru yizewe kandi vuba vuba mu gihe gito. Ndetse ibinyamakuru byo twari tuzi ko buri cyumweru tugomba gutegereza igihe imvaho nshya iri busohokere, nomero runaka tukaba tuzizi mu mutwe zikurikiyeho. Gusa ibyo byose byarahindutse, uyu munsi nta nubwo bikiri mu 10 bya mbere by'ibintu abantu bakuraho amakuru mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Uyu munsi umuntu arumva igihuha runaka akamenya ko agomba gushakira ukuri kuri YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, AI runaka n'ibindi bitandukanye. Bivuze ngo rero rubyiruko mwikwizirika ku byarangiye. Igihugu cyacu kirihutana n'ibindi ndetse cyo kirashaka no kubisiga. Ibyari iby'agaciro kera uyu munsi ntibikiri iby'agaciro. Bisobanuye ko n'amahirwe y'akazi ndetse no kubyaza umusaruro ntibikiri kuri hahandi twashakiraga mbere, ahubwo byimukiye kuhubatswe hashyashya ndetse abenshi bariho bagana. Rero igitekerezo cyiza cyagufasha kuba wajyana n'ibigezweho ndetse ugashobora guhanga umurimo, kujyana n'iterambere aho rigana, nuko uva ku bya kera ukajya ku by'uyu munsi, ukamenya ni gute ibyo bigezweho byaguhuza n'isoko, ukagurisha serivisi zawe cyangwa se n'amatangazo ushaka gutanga, nk'uko mubona Rwanda National Police cyangwa se n'izindi institute runaka zisigaye zibigenza. Ikindi utagomba kwirengagiza ni ukwitegereza no gusesengura aho igihugu cyacu kigana. Nk'uko nabivugaga, minisiteri zitandukanye, ibigo bya leta bitandukanye ndetse na leta ubwayo iriho irarwanira kugira presence cyangwa se kugaragara mu ikoranabuhanga, kugira digital presence, kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, kugaragara kuri internet. Icyo ni icyerekezo gikwiriye guhita kigutera ubwoba ukavuga ngo njye ndinde wo gusigara. Ikindi, serivisi za leta nyinshi ziriho ziratangirwa ku ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo waba utazi gusoma no kwandika, uhatirijwe kumenya kujya ku irembo ukaka serivisi runaka, waba ubishoboye utabishoboye ugashaka ubigufasha, ariko inyinshi ziriho zirashyirwa ku ikoranabuhanga ku buryo wicaye iwawe ubyikorera. Igihugu kandi kiriho kirashyigikira digital transformation, yaba ari imishinga y'ikoranabuhanga rya AI n'irindi ritandukanye, byose kiri gushoramo amafaranga. Rero byaba bitangaje binateye agahinda nkawe nk'urubyiruko, nk'umujeni utari kureba icyerekezo cy'igihugu. Igihugu kirarimbanyije, kiri gushora ndetse kikanashyira imbaraga mu ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ndetse n'aho isi yerekeza, wowe mujeni ugahita wifata gutya ukamera nk'ukibereye muri 2025. Ntabwo biri buze gukunda, uraza kwisanga AI kubera ko utize kuyikoresha yo yaragutaye, idashobora no kugukoresha, yarakubonye nk'ikintu kidafite umumaro. Indi myumvire ugomba kugira ndetse ugaha n'agaciro ndetse ukabana nayo mu buzima bwa buri munsi, menya ko AI itaje kugusimbura, ahubwo AI izasimbura umuntu udakoresha AI. Bivuze ngo umuntu ukoresha AI yo bazaba inshuti, bakorane ndetse umusaruro we ukomeze utere imbere. Ariko umuntu utayikoresha cyangwa se udashaka kuyikoresha azavunika, azasigara ndetse azashaka no kubyirukaho bitagishoboka. Ikintu cya kane nakubwira, ushobora kuba ukwiriye no kwegereza umutima wawe ukabigira n'imyitwarire kugira ngo ushobore kuba muri isi y'ikoranabuhanga ndetse usurviving, ube successful, nuko ugomba kwibuka cya kintu nahereyeho cy'uko ibyo byose twavuze ni ibikoresho bidufasha kuba wowe ubwawe wabyaza umusaruro cyangwa amafaranga iyi sosiyete cyangwa se hano turi n'iri koranabuhanga turimo. Ibyo byose ni ibikoresho wakwifashisha waba ushingiye ku bumenyi ufite bwa graphic design, bwa web development, bwo gucuruza. Hari abantu bifitiye ubumenyi bwo kwamamaza cyangwa ubuhanga mu kwamamaza ikintu, hari abantu bifitiye ubuhanga bitewe n'ibyo bize, ibyo bakoze, aho igihugu babona kigana byose, aho kugira ngo ujye kwihebera mu nguni ahubwo ukavuga utoke
Njye noneho igihari, reka njye mfate ya mahirwe ya AI, imbuga nkoranyambaga ndetse n'iby'igihugu kiriho kirema, hanyuma ntume bihinduka ikiraro kimpuza n'amafaranga. Mbibutse ko ibi byose ntibigenewe abantu bize kaminuza, ntibigenewe abize segonderi, cyangwa ntibigenewe abakora mu bigo runaka, ntibinagenewe abayobozi runaka, bigenewe twebwe, mwebwe urubyiruko rw'u Rwanda, ntabwo ari undi, ni wowe. Icyo usabwa ni iki? Injiza ikoranabuhanga mu buzima bwawe bwa buri munsi, ureke kuryita iry'ibigo bikomeye, hanyuma uhore uharanira kwihugura mu mikoreshereze myiza yaryo, ureke kuryita iry'aho bishimishiriza. Nubigenza utyo, uraza kuba utangira urugendo rwo kwiyubaka mu hazaza h'igihugu cyacu, wowe nawe ugafitingamo neza. Nsoze mbabwira ko umuntu ufite imigirire nk'iyo n'imigenzereze nk'iyo, cyangwa se ugiye gutangira kubyubaka uyu munsi kugira ngo uko igihugu gitera imbere nawe aterane imbere nacyo, ndetse mu ikoranabuhanga, azashobora kubaho akora ibyo ashoboye cyangwa se ibyo akunda cyangwa ibyo yifuza kugeza ku bantu, kandi atasabye indi support cyangwa se ngo yumve ko hari undi ushobora kubimukorera wabyize ahantu runaka. Byinshi biri mu biganza byacu. Icyo dusabwa ni ukutigira ingungi cyangwa se abantu bo ku ruhande cyangwa abantu bagowe. Dukurikire igihugu kijya, dukurikire ikoranabuhanga. Mbibutse ko waba utazi gusoma no kwandika, indimi zose ikoranabuhanga zirarikoresha. Rero urwitwazo wihana uruguheza inyuma. Dukomeze tugire ubuzima bwiza bushingiye ku ikoranabuhanga, ndetse tubyaza amahirwe igihugu cyacu kiba cyadushyiriyeho. Ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment kugira ngo dushobore gukomeza kubaka uyu muryango. Reka duhure mu video yataha. Ciao ciao.